Mwagiye murya bike. Mwagiye murya bike ko. Wenda pfuye. Ze gufate se. Ubeze bite? Ndapfuye. Ubeze bite se? Bisawa. Amakuru yawe. Sikoje bango ndi munini ariko naye mbese niburiramo. Ura nakomere. Amakuru yawe. Bisawa. Wamipanga. Reka kugenda urukiramo gake gake. Yewe. Mwana we. Umugabo wagerayo? Atagerayo. Urabona ko atagerayo? Inzira zose zigera i Roma. Reka da? Ura yarigeba mu bishuka ngo umuntu munini ngo bigenda gute ibintu byose ni mu mutwe. Wagize nka wadoda hanga hari? Nigosha. Bagusorome? Nigosha. Ukuntu nzikunda. Naje gutaha gusorome kandi abone ibintu byose. Wajya kuri ni kuri n'ijima mu. Nawe ukijyama? Ndarya imwe yokeje. Nosuba. Mba kumuhima. Kumuhima impyisi. Dahataje. Ukarana gwirana. Wabibonye? Bose gatore twagiye. Wabibonye? Ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasuku Media TV. Uyu ni umuhungu w'abanyarwanda Jessica zo mipanga icyo kiri mu nguba umwami w'abagore. Abanyarwanda kaze manje kwasuza mifuriza mu Imana nyagasani. Mukomeza kubana namwe aho muherereyeho. Asakale sinze Safia. Amwita? Safia. Ekirere hari ibiryo. Yego Safia bayambaye ibati. Iri ni ibati. Ibati gute? Iri ni ibati gutya. Ako shawagira useba nyako. Turebe karacuye o ni ibati. Sasa yabaraoro. Bani ibati ringere. Yabaraoro. Turebe iri ni ibati. Ibati. Iryo ni ibati. Nabari ibana mwereza. Afushe umukongomani. Ngahore. Abona ko muri yari nitukuje Safia. Nitukuje. Safia mugore w'igikara ntagaryo. Reka da. Ese ibyo ubwo buryo bugera nabwo bugeramo. Bugeramo nyine. Naho kubaye. Udakubaye. Asuye ariko kabaza kwirura. Akosha nuko ari marambaza ibintu kandi ndumurokore. Urumurokore? Reka da. Murokore imaki yasabaho. Unibura mukarujanga yabivuga tukabyumva. None mumbore mubwiza kuri mwabagore mwe. Umuntu bita Samusuri yongeye yagarutse. Bugukuya. Barambwiye. Nuwamera kuri yongingo. Barambwiye ngo Samusuri buriya ngo ni mubi cyane. Bazi yungu yarabizi. Aka mukarujanga ikibazo ari kimwe udurudaro cyarimo. Nini ngani gipfa kugenda. Gasoma kuruse je nifuza kubona live. No sumbonye live nyine. Akubona yakona ikigori gifite amafaranga koko. Kera mukarujanga tukiri abana twajya tumucaho hari igikondo. Iyo uhumeka ukaba uriho kwisi uhumeka amafaranga muri nayo. Kudoga mvugize ukuri. Niwe muntu ubyibushye ngezeho nkumva uzgora humura. Uravuze Aho ni munini pe. Byavamo koko. Byavamo we. Nagerayo. kasi dore ko yidi. Uba mugeze ufite ibiro bingahe? Mfite ibiro 140. Ariko ubu havuyeho bitanu ndafite n'abana Ako nawe nubaho gusinzira ubupfune ubugira ngo ni moti sinyana nagona rwose yama neza Arakoze sport gasa ngemo sport uzi yari nayizaga mu none se nk'umusarani ujyamo gute ubu se nabura nk'ijyamo ujya kuri we cyara gute ugatinda yose iwe iranani nakuhamagara umuntu ngo ngwino ngure ufata ibikuta gutya ukawujyamo gutya ukabamo gutya agabura kugenda nyirimo uracyari uri umugabo urakomeye meze neza cyane avuye ngo mwigishe koga aramba nagabizi koga mukara nasa warabizi ni ifi ngomboye kuyareremba hejuru nibyo cyakunaniye
iyi nda sasa iyi nda ntabwo uyikorera ntabwo mugifite ntabwo bayikorera ariko se igihe buragiye ntabwo abajyanama akubwira arimo araguseka ngo ntayikorera Dressier we si ye bayikorera ako njyewe yangira akomeye ukora umwitozo ntabwo umuntu ntabwo ngikoraho rwose ko inda ziraje gitangira inda yaraje iragitangira wagikora ngo se wagigeraho igiki cyo nyababyeyi oya igicece cyane ukuri nifuza kukubona uramboye ndakubonye ego mba nibereye ahangaha ego nawe ni ikiryarya shawe uzi ko avuga indimi z'abanyakanza yiri nawe akavuga igiswahili akavugamo ikirundi jewe navuye i Burundi unakula mkeke vizuri nakula mkeke na burobe nasalimia watu wote walitoka Burundi mko aje nawapendaga sana watu kutokea Buyenzi Bwiza Nyakabiga fasi yote Gitega ni kijijini ariko ubu habaye umujyi no Gitega ni nk'akabuga Gitega ubu niyo isigaye umujyi wa Burundi nyine Gitega ni nk'akabuga yari nk'akabuga nyine Gitega ni nk'untara za Byumba nk'igitaramo ukiva Bujumbura sasa amasaha 2 kugera Igitega sasa tunawasalimia sana tunawapenda ese ari amagambo umutinganyi Jade agakoresha ngo hapo nyonyo ngapo juju ni bivugirwa hehe hapo nyonyo upo nyonyo nubangu umeze neza ariko nta gitinganye ntabwo mbizi je ntunzaje mu bya jihadishwe nukuri Imana izamufasha reka nkubwire Jade Imana izamufasha afungura wamwemeraga cyane sana nyibyo yaransetsaga sana utaramusura Kasonga Bugali nzamusura mukajana mwamenye ryari mukajana tumaze igihe kinini dukorana gerega mbagenda mu mwese dukora nese nyene bwa mbere mbonye ntabwo bwa mbere ngubonye ariko nakubonaga nkiri muto Urabona ukiri muto? Nari nkiri muto. Uri he? Nawe ngiye nko kuri maternelle. Nawe ngiye nko kuri maternelle. None se ubugiye nawe ninde mukuru? Nje nawe ninde mukuru? Ubutinga. Tuyivuge ku karubanda. Ntubeshe. Uvugisha ukuri ko uyu tije avuga ngo ndamugura navuge wowe ufite ingana. Nyewe. Ndo 90 kangahe? Oya uri umwana. None uzurumva. Nakubona kuri mukuru. Oya none se ambonaga ndi mukuru ambonaga he? Oya nagombonaga ndi mukuru. Mucyaha. Oya ndetse oya. Teka ni barambonye. Ako si umugore kukitarora munzaniye mwana mukaro. Butare. Rero afite ikintu bita umudomo. Nshaka kuzamushyira ba Brian. Oya reka nkubwire teka ni barambonye i Butare. Kuko nge navuye i Burundi nzi Butare. Nyaguteye neza basi. Nk'inyambo. Alewe. Sabe kiri muri rwose. Urumva ibintu nyine tuba tugomba. Unuvuga ngo Safia abantu ku kijyanye no guporeza uzi guteka se? Miye. Hariya dutangira guteka dufite imyaka 5-6. Uri kumva? Yego. Ubuzi guteka. Ukajya gupiga. Ukabuzi guteka. Nge nagutekeye umuceri. Wawurya nta mboga zirimo. Waziteka. Umweru se cyangwa? Umweru bye. Akare. Apana wundi umeze nk'ubugari. Ari imiceri nyane. Ari restaurant ngiye kuvuga sinshaka kuyivuga. Umuceri umeze nk'icyondo mu kanwa. Ntabwo ajya ahantu ngo n'umuntu bibaze nubibaze. Ariko bataka wa muceri. Wibara wa wundi bara ngo 1 2 3 4 5. Wa wundi bakanda gutya ivuga ikagutanga hanga. Ugatugira gutya. Inyama yo kwikaranguza. Bari babone isosi imeze nk'iyamazi. Karanga isosi ifate. Ucunga ubugari bworoshye. We nakugaburiye wahita ubyibuha cyane. No ureba nko muri Kongo, i Burundi cyangwa muri Kongo. Uramutse ugiye uruko mu karusha. Uramutse ugiye ugakata gutyo ubugari ukabukoza mu isosi. Bakumva urabuze ngo baguhitana. Cyangwa se ukongera ukabusubizamo. Ngo iwa ukata nyine ka gatongi gato gashobora kugenda nikagaruka. Nukuvuga ngo kurya ubugari bisaba discipline. Cyane discipline we arumva sangira rwose bagere gukora. Ukata gutya ugakozamo miro kandi nukore mu isosi. Ubugari ujya gusanga. Yari kubura sinkunda amasosi. Yewe ntabwo nkunda amasosi. Nkunda inyama y'ibitunguru.
nyama ya vitunguu, ka ugali pale, n'umuceri sinkunda ujyaho isosi. Kamboga. Shaka umuceri wibara, fate n'akanyama cyangwa agafi, shire hejuru utudodo. Cyangwa bitaho. Mugaruranga rero urumva abayiragira ibintu by'ibisozi by'ubunyobwa uretse gato. Umuceri w'icyondo urumva umuceri w'icyondo, ibisosi by'ubunyobwa, intoryi, ivange oya. Ibintu by'amavange n'uturayi wakaranyishije amamesa, igitunguru cyinshi. Hari restaurant ujyamo i Bujumbura. Kavuga ati bino biryo ntabwo ari byo muri restaurant. Ibi biryo ni byo mu rugo rw'umuntu. Cyangwa se Burundi bateka neza. Kandi kurya neza ni byiza. Oya bibi. Ntabwo ubona ibyo buryo bameze neza. Bahagaze neza. Bameze neza. Bameze neza cyane. Wana mwita Mukarujanga. Mukarujanga afite amakuru ngo muri mu rukundo we. Samusure yaje. Mukarujanga afite agahungu. Urumva? Afite agahungu. Kakapeti kakandi. Na munsi atakavuga amana. Umugabo wanjye rero. Uriya mugabo nako. Uriya mugabo njye naramubonye njye nkajya ngira ngo ni nk'ibintu byo gucirwa nyene biraho. Umve ni bimwe. Turarambaye. N'agapeti kanga no kurya. Yifuza kumubona. Ngo kariya kapeti rero n'amakuru. Oya baramwe. Ngo kabinoza neza. Baramwe ngo karamukoraga koko. Yarise n'ubu. Turacyari niyo mpamvu ushawananutse mwana erega gukora siporo nyinshi erega umugabo kwitaho nakura ese mugasuku yakumarira iki rukumbata bya bikoko libi muravugiramo kumata bya bikoko n'ibihene nawe ndankoresha gatize agakubirindura akagucurika dukora siporo mani sasa rero ngendagira ngo wenda tumari amatsiko abantu muradukurikirana aha ngaha sibyo wenda nk'umugore ubyibushye koko yagenda gahunda zose yazigenda ni ukuri kw'Imana ho mwijuru gahunda zose yazikora nizo badatekereza yazikora yeah hari abana b'ikigihe baba bagira ngo bakubambe oya hari abantu bareba abantu banini bose buriya ngo yabamba ngo buriya ngo babigeza gute ngo kereka ngo wazana umushumi ngo agashumi ku kuguru kumariya ngo cyangwa akazana itoroshi ugakaremesha ntimukatumenye reka turi abantu b'abahanga inyuma imbere turi wa none se sibyo ntibakadupinge ngo umugabo ukunda ni umugabo umeze gute kameme sinashaka umugabo ungana nkawe ngo ntibyavamo ariko byibura small size reka turebe muri bano hano bose ndabona nta kigenda kirimo nta petit size muri oya bana warimo oya wenda urimo musigato yiwe none ukaba uri kunseka tuvuga ngo rero umwana nkuriye uramutse umwifitiye sasa umusumura size ariko jya simunda abantu ni ukuri kw'Imana ariko ngo ushaka umuntu ugushyira kuri moto ushaka umuntu utujya kungana ariko apana umwana sigwe mpita mbona ko angana n'umuhungu wawe mu kibuno umwana ararongoye gukura rega njye mfite umukuru rero burya kubyara kare ukagira umuhungu mukuru bita wimagine ati nk'uwawe wagira ufite umuhungu ako abantu babyibushye ngo mugira umushiha agahungu wasuzuguye ngo ugaca amazi ko abantu banini tugira umutima mwiza oya ndi kuvuga nk'umuhungu washatse kukumenyera nk'ahantu gutya wagasuzugura wanamukubita buriya urushyi rw'ingo wewe ntukamenyere shaka nta muhungu urakubita oya ariko harakigeze kunkinisha mukuru kagwa ku rukundo karaje kasanga mpagaze usalama mami usalama ngo none se ko ngo nzi gukora massage ngo wareka nkagukorera massage ukankorera massage ngo nukuri ko Imana nzi kubinoza neza oya byorene nyine ari nk'umwana w'imyaka ingahe ubwo ngo yari nko muri nka 21 n'utudrede oya nta tudrede arafite wanda arashaje ndamubwira none se wabonye ko nkeneye massage ngo abamama bakuze ngo babategeza massage ukamujyana ukamumasa hanyuma wamara kumasa urakegera cyane ubikabwira ukegera ni wamara kumasa uzi ko mize nangira kubyimagina nk'akantu wasuzuguye ugenda ukegera wamara kumasa nyine
urumva nawe niba barakubeshye ntuvuze ngo wagira iki ngo hango reka nigendere utangaje ubundi nari nakwegera neza mwabasore mugiye mutwubaha nk'abantu nka mama wanyu wenda umuntu uri mu myaka nka 39 40 yatanga aho kandidatire birashoboka aho se nk'umwana ugifite amashereka amaso ubwo yakubwira anaweza kuambia nini ari kumwana ngo yakubandure kubita hano mu kimene biriya bintu reka nkubwire biriya bintu biva mu mutwe utabitekereje mu mutwe ntibyavamo hata se nari inzingo ziba zitari so ubwo se umwana atagiye guhamya we niwamwirukana iwawe mu rugo atagiye guhamya neza kabisa ngo urumva nawe nyine niba wamushakaga ntabigukorere nk'uko byumva burya wamukiburaga kandi nawe ukunda utujene siko ntarasaza ndakunda abasaza bakasuku mukarujanga n'umwana ikintu cya mbere nge muzi no twana t'imyaka 20-21 Imana itumushe Imana itumushe ufite imyaka ingana njyewe ndimo nagira ngana 30 ari kwiga ubwo wowe rero bare gupingurira kuko bangana rero dore yamara nanjye nshobora kugenda ngo wajya burya reka mubwire ukuntu ngana gutyo biba byaragiye reka ntakiriho ntiwajya unyitendeka hose reka uri kureba neza sa ntakiriho mba najomereye mba namaze kujomera ngirube wicaye reba ariko kuba wamuhagariza